umva wa muntu wanjyanye muri business ikamumbya miliyoni 25 mvuye kumurega kuri RIB. Inshuti za Sonjera mumeze mute? Ndizera ko muri mwese mumeze neza. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube ya Sonjera banza subscribe. Mbere na mbere ngiye kubanza mbwira abantu bambabaje cyane, ukaza hano ukandika muri comment ngo uyu muntu ngo ari gukora content. Uzakore content nkanjye nawe uzabumba amafaranga yose ufite yose maze uzukore content maze nawe turebe. Inshuti za Sonjera ku bantu bageze hano ari bashyashya, ngiye gutangira mbabwira story uko byagenze. Ni umuntu washuye muri business ya forex trading ariko ukoresheje robot. Noneho ndabanza ndunguka dukeya, nyuma y'ibyumweru bitatu mpomba amafaranga yose angana na miliyoni 25 nari nashoyemo. Gusa nta kindi cyo gukora, nabonye bincanze rero mfata umwanzuro ndavuga uti reka uyu muntu nje kuri RIB numva icyo amategeko abivugaho. Amategeko abivugaho iki rero? Ni ryari wemereye kurega umuntu wagushoye muri business, yaba ari ya online scam cyangwa se ari ya forex trading ni bancuyemo by'amarobo? Igihe cya mbere wemereye kumurega ni igihe yakubwiye ko risk ari zero, nta risk nimwe igibaho, akabwira ngo warawunguka gusa ntugihomba. Umva uyu muntu iyo ugiye kumurega yarakubwiye ibi bintu baramukurikirana. Igihe cya kabiri ni igihe yaguhaye robo nk'ishoramari, nk'ahantu uzajya ushyira amafaranga yawe kunguka, apana kukubwira ati wenda iyi robo anytime yaguhombye. Iyo atigeze abikubwira uyu muntu wajya kumurega kuri RIB bigakunda. Igihe cya gatatu ni igihe ufite ibimenyetso by'ahantu wamwishyuye, waba waramwishyuye USDT nta kibazo, yaba waramwishyuye amanyarwanda nta kibazo, upfa kuba ufite ahantu wamwishyuye akakwandikira ko amafaranga ayabonye, uyu muntu wajya kumurega. Ikindi rero ni igihe yakoresheje uburiganya bwo kukumvisha, bwo kwereka ibyo yagezeho mwaho hantu, icyo gihe wemereye kujya kumurega. Mbibutse ko ugomba kuba ufite ibimenyetso. Muri RIB cyangwa se no mu rukiko wakora ibimenyetso, ntabwo wakora amagambo. Ugomba kuba ufite chat mwavuganye igihe mwatangiye kwivugana, mugomba kuba mwaravuganye kuri telefone abikubwira bigusobanurira. Buryo iyo ufite kuri telefone mwaravuganye n'umuntu, hari ukuntu RIB yabikurikirana ikajya muri MTN bakamenya ngo ninde uri kuvuga ukuri. Nijya rero utemereye kumurega ni igihe yigeze akubwira before yuko ushoramo, apana kumgurisha robo ukambwira ngo nzunguka, namara gushoramo ukanya witumire ngo nshobora guhomba. Hoya mbere yuko mbijyamo yigeze akubwira ko uzahomba. Iyo yakubwiye ati rero ibi bintu ni ugufata risk, mbere yuko ubijyamo, icyo gihe ntabwo wemerewe kujya kumurega kubera ko aba yarakubwijwe ati urunguka ariko anytime wagira risk ukaba wahomba. Iyo yabikubwiye nta kibazo. Ikindi, igihe nta proof of payment, hari nk'igihe nko warawishyuye umuntu mu USDT, hari igihe nyine batabikurikirana kuko si payment yo mu Rwanda, ntabwo baba barishuje na kujana ko wamwishyuye, ariko ntabwo bagutererana baragufasha. Rero iyo nta proof ufite z'ibyo bimenyetso, utaramwishyuye cyane cyane mu Banyarwanda hari igihe batabyita, ariko ntabwo ari 100%. Ikindi, iyo yakubwiye mbere yuko ushobora akakubwira ko iyo robo ishobora kuba yagira risk ukaba wahomba, icyo gihe ntabwo ujya kumurega. Ati rero ugiye kumurega uragenda ukajya kuri RIB ugatanga ikirego cyawe, then RIB ikagikurikirana igakusanya ibimenyetso. None iyo uyu muntu basanze koko yarakubeshye agusubiza amafaranga yawe, cyane cyane abareye ko ayo wamuguriyeho robo. None rero uti ngiye byagenze bite? Ngiyewe nagenja kuri RIB, mbona nyine hari abantu babanza kumva ikirego cyawe mbere yuko bacyandika. Ndabimuganiriza, arangije arambwira ati banza witekerezo, ese ibyo bintu yabigushoyemo we abishoramo? Arambwira ati impamvu mbona ko wabyirengagiza nuko nyine ntabwo nari ngiye kumurega, nari ngiye kubaza bitewe nuko ntabwo iki kibazo ari njye ugifite njyenyine, hari abantu benshi bashoye muri robo pe, ntabwo ari ngiye gusa kandi bari guhomba. Arambwira ati nimba mwarabivuganye ko nyine ibyo wembye byose urumvishe njye mfite ibimenyetso byo kuba narega uyu muntu, ariko ndongera nitekerezo ndavuga ati uyu muntu ayo mafaranga namwishyuye kugira ngo ampiyo robo nawe yashubijemo, yaba ari ikintu azi ko gihomba, yaba ari ikintu ari shuwa ko azahomba, ntabwo yari kuyashyiramo, nawe yayasubijemo, nawe yahombanye nanjye, sibyo? Ikindi cya kabiri, maze guhomba 4, urumva njye nashoyemo 15,000, maze guhomba 4,000 nsigaje 11, yaranyandikiye ambwira ati ko muri isoko rimeze nabi, wakemeye ugahomba aya mafaranga 4,000 ukaba ukuyemo amafaranga ukazagaruka mu isoko rimeze neza. Njye rero no kutamenya ibyo ari byo, urumva njye nari ngiye muri forex mu by'ukuri ntazi no gukora oda ngo mbaye nserinde, ntazi no kumenya ibya lot size ntabyo nzi, ntazi kumenya ibya leverage ntabyo nzi. Noneho rero abimwe ndavuga ati kuko hari igihe nabwo nigeze bizamuka ngera ku 4,500, ariko by chance y'Imana ya pay nashyizemo pay yari pay ya GPay irazamuka mu minsi yashize yigira 200
na mirongo ingahe gutyo, noneho iramanuka mbona amafaranga yanjye ndayasubiranye. Ibyo byatumye mvuga ati n'ibi byazamutse ubona biraza kumanuka, mwe kunyita ubujiji. Mva rwose nawe kukubwira ngo ushoyana icyumweru kimwe urigomba, urumva nari rigomba 4,000, ariko guteranyaho n'inyungu yose igera mu 2,000 byari muri 6. ndavuga ati ntabwo nayahomba, nzategereza imanuke. Kugeza igihe idolari rigumye riragwa birazamuka bigeraho urumva nakoreshaga isi market bigeraho boroka atangiye gukansaringa amaoda. Mbonye nsigaje ubusa nibwo navuyemo amaoda yose ndayakansaringa. Ndavuga ni hamwe konti imwe nashyizeho 5,500 yari yarazamutse yageze muri 7,300, nakwemo amafaranga 720. Konti imwe nashyizeho 5,100 nayo yari iri muri 6, nakuyeyo amafaranga niyo yonyine nakuye 2,000, niyo yonyine nakuyeho. Iyo narashyizeho 3 nakuyeho 300. Mwumva icyo gihombo ugateranyaho nagiye ntanganja kubyiga, ugashyiraho nayo nishyuye robo nyuma y'iko robo nayo yaguze 5 nabwo yari yangirimo yatangiraga 2,500. Angirimo ambwira ati ndabona ufite abana urira amashuri, abana bagiye nyine naramutakiye ndamweka natireba abana ndira amashuri bo muri famille n'abandi basanzwe bagiye kujya kwiga, mbabarira rwose uyimere make nyine ndatakamba arabyumva. Rero iyo robo nuko byagenze. Urumva yuko uyu muntu nawe ntabwo namuvuga ngo uyu muntu yaranyoheje, kuko nawe yaba ari umuntu ukoye yari kugugashora we nashyiremo, ariko ko yarashyizemo ubwo urumva yuko. Ikindi kandi iyi robo yaramwunguye yarayikoresheje imyaka 2. Ni kwa kundi ibintu ari byashatse kuba cyangwa se umwaka ukagweraho, kuko ngewe sinzi ukuntu babwira ninjiyemo bita bipfa kandi bari bamaze imyaka 2 babikora. Ni kwa kundi umwaka nyine uwo uri gukurikirana, ariko Imana ndabizi ko inkunda. Rero ndashimira abantu mwamfashije mukanyandikira, mugatera komenti, mukansobanurira, mukansaba ibintu byinshi, jya kwiga, mukamapore abamamagaye. Mbibutse ko iyo unyandikiye kuri Instagram niho mpita ngusubiza. Niba ushaka no kumpa inkunga yo kwiga forex waba ugize neza, yandikira kuri Instagram nitwa Sonjera rimwe. Kuri WhatsApp yanjye naguha WhatsApp y'akazi kugira ngo uzanyandikiraho uvuge kandi ukeneye, bahita baguha nimero yanjye isanzwe ni 079 255 76 n'uwandi ukavuga ko ari njye ukeneye bazaguha nimero yanjye isanzwe. Rero nuko situation imeze, nuko nisanze nahombye amafaranga yose, ariko ubu meze neza. Niba ari umuntu uyakira gusa nararize monshe, naraje mu cyumba ndarira. Mukuru wanjye yari yaje yahise aza kundeba nyine umva yarafite ubwoba ko ndi bwiyahure. Naraje ndarira umugani wawe. Noneho nabonaga bizamuka nkahita mfukama nkavuga ati Mana numusubiza amafaranga nzafasha abakene. Kandi ubwo najyaga njya gufasha nkanunira. Niba mfite 100,000 nungutse atanga nk'ibihumbi 10 cya 15 najya mu rusengero natura 5 kandi mfite amafaranga. Ariko mbonye ibintu bikaze ntangira gusenga Mana numfasha 20% nzajya yatanga ndasa. Ariko mugani wanyu ntago Imana ijya yumva bari gutrading. Umva narahombye ndahomba birenga guhomba ndahombana birenga guhombana ndahomboka. Umva uziko ugira ngo uri gupfa, uziko hari ibyo nari kujya ndi kwinosha nese ni inzozi. Urumva nabanje gufura 5 mbona birungutse 700 mu cyumweru kimwe, bitamo ibindi nashyira 5,500 cyangwa 5,100 ndongera ndunguka nshyiramo 3 nsigarira hongeye muri business. Nsigara mvuga uti ngo nahise mbara ndeba ndavuga ati nshizemo 15,000 najya nunguka byibuza amadolari 3,000 cyangwa 4 ku kwezi. None ndeba muri business yanjye, murabizi business zacu bunguka 300 500 wakabije. Ndavuga ati okay business ni ngiye none bamarira mfite cyamva reka niseke kuko namwe mwaransetse, ariko meze neza. Mbona ko nishimye, narabyakiriye. Nasubiye muri business zanjye ushaka kubitsa kubikuza nsanga ku isoko rya Nyarugenge munsi cyapa cya Manigara muri nkorera nitwa Sonjera. Ukeneye n'utundi tuntu twose, ushaka ibintu by'amaccessoire y'amatelefone, ukeneye utuntu twose tw'amaccessoire tuba tudufite, waza tukaguha ama écouteurs y'amacharger. Niyo business yanjye no kubikuza ku mabanke no ku agent momo byose tuba dufite munsi cyapa cya Manigara hariya ku isoko rya Nyarugenge. Murakoze cyane rero kandi subscribe kugira ngo ujye ubona n'utundi njya kujya mbabwira business z'abasikama. Ubu nemeje kujya mbwira abantu kugira ngo bamenye utazasikamirwa nkanjye, utazahomba aya mafaranga nayakore kuva 2017 kugera 2026. Nibaza imyaka bigiye kuntwara kugira ngo nongere ntere imbere, ariko nizeye Imana, nzi neza ko mu minsi mike nzajya mbabwira inkuru nziza. Thank you cyane, murakoze. Imana ibahe umugisha.
umpe subscribe mbere yuko ugenda kandi ujye ugaruka umpe na like unasharinga abantu umuntu wese wihebye